Tumenye tuzirikane Mutagatifu Kizito Mihigo. Bavandimwe ndabaramukije muri Nyagasani Yezu Kristu, ngira nti Kristu Yezu akuzwe. Ni Kristina rero muri kumwe muri no mugoroba nanone dukomeza ya gahunda yo muri weekendi yo kuzirikana ku gitabo cy'umuvandimwe wacu Kizito Mihigo, kugira ngo dukomeze twigane ubuzima bwe, dukomeze tumwibuke kandi tugerageze kugera ikirenge cyacu muke. Ubwo rero ejo twarimo tuvuga yuko tugomba gukomeza twihatira kugira intego mu buzima bwacu, ariko iya mbere twiyemeje twatinzeho mu masomo yose twabonye muri weekend yose, ubwo mwatangiranye nanjye. Iyo natinzeho cyane niyo kuvuga ngo dushyire Imana imbere, tuyihe umwanya wa mbere mu buzima bwacu. Benshi rero mwarangije weekendi mwatangiye akazi, bamwe mwagize kuwa mbere cyangwa abandi muri ninjoro hashyira kuwa mbere. Nabifurizaga rero kugira icyumweru cy'akazi cyiza. Nanone mbibutsa ko ku kazi mujye mwibuka ko mbere y'akazi mugomba gusenga mugatura Imana yanyu akazi muri bukore. Abari mu ngendo nabo mujye mwibuka gufata urugendo mubanje gusenga. Mbere yo kuryamanaho ni ugusenga kugira ngo Imana tuyihe umwanya uhagije. Kandi no hagati mu byo ukora, igihe cyose ubonye akabureke, igihe cyose ubonye akantu gatuma usingiza Imana, ntukabitinye. Nge nkunda kubona ibisingizo binyoroheye cyane kandi nihimbiye ubwanjye. Iyo ngeze nk'ahantu muri nature nkabona ibiti, nkumva umuyaga, nkabona umukenke, kumwe umukenke, umuyaga ubyina umukenke, mbona ufite indirimbo uri kuririmbira Nyagasani. Iteka iyo ngeze mu byatsi nk'ibyo muri nature nziza, mbona prière de louange binyoroheye, kuko mba mbona ko la nature nayo iri kumfasha gusingiza Imana. Okazi yose tubonye, akanya kose akariko kose, tujye tukaboneraho kubona ubwiza bw'Imana no kwishima, haba mu mutima cyangwa se ukarangurura n'ijwi ukaririmba, ukabwira Imana yawe ibyo utekereza, kuko uba uyifite ku mutima igihe cyose. Duhe rero umwanya Imana, duhe Imana umwanya wa mbere mu mibereho yacu yose, mu byo dukora, mu byo tuvuga no mu byo dutekereza. Tuyihe umwanya wa mbere, tuyibere za nshuti nyanshuti. Reka dutangize agasengesho ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ndavuga rya sengesho rya Kizito Mihigo yakundaga kuvuga ari mu buroko i Kigali. Yaragiraga ati rero, umuvandimwe wanjye Yezu Kristu wabambwe ku musaraba uranzi neza, uzi uko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, ibishimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose. Uyu musaraba unshengura ibitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kukifashisha ngo gushaka kw'Imana Data gukorwe munsi no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe, kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Umurimo watangije muri nge ukomeze kugeza ku ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Amen. Alleluia. Ntega amatwi Nyagasani ndagutakiye, uzi ko nta kinyoma kirangwa mu byo nkubwira. Intambwe zanjye zikuri inyuma, n'ibirenge byanjye n'ibidandabirana. Ndagutaye kambiye Mana
kuko ari wowe unkiza. Ntega amatwi maze wumve isengesho nkubwira. Igihe kizaza maze mbone ikuzo ryawe Nyagasani, ngungiye umpagatire undinde, maze uruhanga rwawe nzarurebere mu butabera. Nzahakanguke ndangamiye uburanga bwawe. Igihe kizaza maze mbone ikuzo ryawe Nyagasani. Amen, aleluya. Nyagasani, twese turifuza kuzabona ikuzo ryawe. Twese dushyize intambwe zacu inyuma y'ibirenge byawe, ntibidandabirana kuko roho wawe atuyoboye, ntibidandabirana kuko Mutagatifu Kizito Mihigo aho yanyuze nituhanyura azakomeza adusabira kugira ngo ibirenge byacu bidahusha, bitadandabirana, tukava mu murongo w'abagukunda, w'abagukorera, w'abakwemera, w'abagenza uko ushaka. Uyu munsi rero igika dukurikizaho, ejo twabonye ko Kizito Mihigo umuryango ibibazo byamubanye byinshi mu muryango, kandi niko bigenda. Twarabibonye ejo, twabiganiriyeho ukuntu umubyeyi abayifuriza umwana we amahirwe masa no gutera intambwe, ndetse ahanini akenshi abana bakora intambwe mu byo biga cyangwa se mu byo bakunze cyangwa se mu kumvira ababyeyi. Umubyeyi ntabibona akavuga ati ibyo ntibihagije, nifuzaga gutera izindi ntambwe zirenze izo. Ibyo byose ni amahirwe umubyeyi aba yifuriza umwana we, ku buryo ndetse niyo yakataza umubyeyi we kugira ngo abibone burya biba bigoye. Turakomeza rero atubwira ingorane yakomeje guhura nazo nuko yabyitwayemo. Igituma tuzirikana iki gitabo nuko uyu ni umuntu watuvutsemo, ni umuntu twaturanye, ni umuntu twasangiye, ni umuntu twiganye, ni umuntu twaganiriye, ni umunyarwanda, ni umunyafurika mwene wacu. Ingorane yanyuzemo nta kuntu natwe tutazazinyuramo cyangwa tutazinyuzemo cyangwa hatari abazinyuzemo. Niyo mpamvu rero kumwigiraho biratworohera kuko dufite umuco umwe, dufite ibintu byinshi bimwe duhuriyeho. Kwigana uko yitwaye muri ibi bintu biradufasha cyane kurusha uko wajya kwigana umutagatifu wo mu Butaliyani ufite umuco unyuranije n'uwawe, kuko wenda ibibazo yanahuye nabyo atari byo wowe wahura nabyo uri nk'umunyarwanda cyangwa umurundi cyangwa umunyafurika uwo ari we wese. Kizito aragira ati, nyuma yo kumva ko umuryango wanjye utishimiye cyane urukundo rwanjye ku muziki wa litirijiya, kandi ko ntashobora kureka iki gikorwa nkunda, niyemeje kwiga kugenda n'amaguru. Urumva muribuka ko ejo yatubwiraga ko yasabaga amafaranga mama we yo gutega imodoka afite ikimwaro, avuga ati ese uko mama arongera yame, nzajya nirwa nkosoma ababyeyi mbabwira mumpe babona ntacyo nzana mu rugo, mbese ibintu nk'ibyo. Urumva ibyo yibazaga. Rero yagezeho yiga kugenda n'amaguru. Urumva yavoidingaga, yatinyaga kongera gusaba amafaranga batamubaza ibindi bibazo byinshi. Agakomeza ati, hagati yo mu rugo na katedrali hari byibura ibirometero 10. Niba misa igomba gutangira saa 5, nge nahagurukaga n'amaguru saa 1 za mu gitondo. Mu nzira naririmbaga, mu nzira yagendaga aririmba wenyine, nagendaga ndirimba jyenyine indirimbo 4 cyangwa 5 ndende zabaga zihagije kugira ngo ngere kuri Mutagatifu Mikayire. Kugira ngo indirimbo zitarangira vuba
naririmbaga buri imwe mu majwi yayo yose, ni ukuvuga inshuro enye. Nkabanza iryo hejuru soprano, hanyuma iryo hagati alto, nkongera nkaririmba iryo hasi hejuru gato ryitwa tenor, n'iryo hasi bita bass. Byaranyoroheraga cyane. Reka dukomeze mu kanya. Kizito agakomeza akavuga ati byaranyoroheraga cyane mu kabari aho nari nicaye icyo gihe, narebaga icupa ryiza rya Mitsig nari mfite, nkibwira nti umuryango wanjye numenye inkuru nziza rwose uzahindura imyumvire. Ubwo urumva umwana yari yagize ingorane z'uko mama yamubajije ati ese wowe ubona ikintu ukurimba kumara umuryango ni igiki? Kizito akakibura buri icyo asubiza, ariko ntiyari azi ko Imana imuhishiye surprise, imuhishiye izamutungura ikamuha igihembo atatekerezaga no kubona. Muribuka rero ko aho twari turi mu minsi ibiri ishize, yavugaga ku byerekeye igihembo yari yabonye, ceke y'ibihumbi 700, atubwira uko yari yagiye mu kabari nyine akafata ka Mitsig. Aha rero niyo byo yongera kugaruka akavuga ati icyo gihe rero mfite icupa rya Mitsig, naribwiraga nti umuryango wanjye nuza kumenya inkuru nziza, ndizera ko bazahindura imyumvire. Ni ukuvuga ngo ati nibabona noneho nahawe igihembo aya mafaranga 700, nkaha umuryango wanjye ukabafasha, noneho barumva yuko impano yanjye itapfuye ubusa. Muribuka ko ejo twari twize yuko indirimbo nyinshi yarimbaga nta nubwo yarihishaga, zari zo gufasha kiliziya na korari, nta mafaranga muri make yari afite. Ariko burya Imana iyo tugize ikintu bita kwihangana, ubwo tubivuze mu gifaransa twavuga ngo la patience c'est la mère de toutes les vertus. Ndashaka kuvuga mu kinyarwanda wavuga uti kwihangana nibyo bisumba indi migenzo myiza myinshi ya gikristo, imigenzo myiza myinshi twifite muri twe. Kwihangana kuza mbere. Mbese urebye kwihangana ariko kubyara indi migenzo myinshi myiza kuruta iyo yose. Ubwo umufaransa wabivuze gutyo yari afite icyo ashaka kuvuga, kandi no mu kinyarwanda no mu ndimi zose niko bimeze. Burya iyo umuntu azi kwihangana agera kuri byinshi, kuko mu buzima ni naryo somo turi butindeho uyu munsi, turi bwibazeho. Mu buzima twavuze ko abatagatifu bagira plan, bagira gahunda babihaye bazakora mu buzima, kimwe n'abandi bose batari n'abatagatifu. Umuntu muzima agomba kugira gahunda azakurikiza mu buzima bwe, ariko twebwe izo turangamiye n'iz'ubutagatifu. Ikintu twakora twumva cyashimisha Yezu Kristu kikadutagatifuza, kabone nubwo tutazigera tubakanonize ngo batuvuge ku isi hose, ariko tukazatahuka tuzi ko turi abatagatifu imbere y'Imana, imbere y'umushobora byose. Nk'uko muvandimwe Ivona yigeze kubabwira ko hari abatagatifu benshi cyane batabaye kanonize, Kiliziya Gatolika itavuga, ariko imbere y'Imana bakaba ari abatagatifu. Ntabwo abatagatifu bose banditswe mu gitabo, kandi umutagatifu twabonye ko ari umuntu ukora iby'Imana ikunda, ibyo ibishimisha Imana, ibikurikiza amategeko yayo yose. Nuko rero isomo turi butinde uyu munsi ni ukureba ubu butagatifu bwa Kizito, ahantu tubuvugira. Nubwo batwamagana ngo tubita umutagatifu ataramuba, Ivona yabisobanuye bihagije ko kuba kanonize bitandukanye no kwitwa saint holy. Ibyo nibyo holiness no kuba sainteté, uyitwa ababonye ibyo ukora bakabona bitangaje. Noneho rero process yo gukanoniza ni ibindi bihera kuri beatification, kugushyira mu bahire, ibintu nk'ibyo. Ni process ndende y'i Roma, Kiliziya Gatolika y'i Roma, na za enquête bakora n'ibindi nk'ibyo. Ariko ibyo ntibibuza abakristu, ababyeyi, abavandimwe, inshuti bakuzi babona warakoze ibidasanzwe, ntabwo bibabuza kukwita umutagatifu no kukwiyambaza ko muri izo process niho hazavamo nyine enquête zikorwa n'abo b'i Roma, niho havamo testimony, niho havamo ubuhamya.
ibi rero twatangiye ni ibintu by'ukuri biri mu rugendo rwiza, kandi za ko tuzayaho tugatumira nk'umupadiri akaza akabisobanura, kuko twebwe turi abakristo basanzwe, tuba tubabwira ibyo twemera n'ibyo twize twigishijwe, ntabwo tubabwira ibintu dufitemo experience cyangwa turi ba expert, ntabwo twanonosoye ayo masomo. Ibyo ni ibintu bizwi n'abapadiri n'ababikira, ubwo ntituzabura uzaza hano akazabibasobanurira, kugira ngo wumve ko ibyo dukora atari amahano, kuko turi ababo, ibyo dukora barabizi, ibyo twigisha barabizi, bumva dutandukiriye n'ibya kiliziya badukebura, batubwira bati hariya mwibeshye bana bacu ko twebwe turi ibyiga kurunga byambara indosho. Turimo turagerageza gusa kugira ngo mbese uyu muvandimwe wacu, inshuti yacu, ibituvuyemo nyine nayo byo kiliziya izabimenya, kuko nitwe tuzi byinshi, nitwe twaganiraga nawe buri munsi, nitwe twamubonaga nk'umuntu usanzwe, tukamenya mbese icyo yari afite kidasanzwe ku bantu arengeje abandi bantu. Ntabwo rero kiliziya yabirota, ubwo rero kiliziya igomba kuzabikura muri twe twamubaga hafi, abamubyaye, abareranywe nawe, abaturanye nawe, abo yakundaga, abo bose nibo bagenda nyine batanga nyine ubwo buhamya bw'uko uyu muntu afite ibintu bidasanzwe yakoze. Muri iri somo rero ry'uyu munsi icyo tubona yakoze kidasanzwe ni uko kwihangana. Tekereza mama wawe akubajije icyo kibazo, atese wowe wa mwana we umariye iki? Ko ari wo mwana mfite w'umuhungu w'imfura mukuru, w'umuhungu mukuru, ukaba ubona so atakiriho, ari wowe wakagombye kuba umugabo wanjye, ugakorera amafaranga ahagije, ukantunga, ugatunga bashiki bawe n'abarumuna bawe, none ibyo wirirwamo, ahubwo umbwira ngo mpa amafaranga agenda, uyu munsi wagiye ejo wagiye, ntacyo winjiza mu rugo. Urumva umwana w'umusore nawe yavuga ati koko mama ndamurembeje, ati kandi mama ntacyo atakoze, yabaye intwari. Urumva rero Kizito yamaze kubona ameze gutya, avuga ati reka niyemeze kujya ngenda n'amaguru, ibi bintu ndabikunda, sinshobora kubivamo. Famiye niba ibirwanya ifite impamvu, nibyo koko biragaragara, mbifitemo umutima wanjye wose niho uri, none se mbigenze ntiyigira inama yo kujya agenda n'amaguru. Kuko rero ngo aho yagendaga hari harehare, Kizito akagenda aririmba indirimbo 5 cyangwa 4, noneho rero ko ari umuririmbyi nyine yakegzesana ya mpano ye, iyi ndirimbo yahisemo akagenda azirimba mu majwi yose, za tenoro, za soprano, za basse, za byose akaririmba, kugira ngo mbese bimufashe urugendo, atarambirwa, atatekereza n'ibintu bibi, akakomeza arangariye muri za ndirimbo zivuga Imana neza, zihimbaza, akagera yatananiwe, kandi akagera yatanduranije, kandi akagerayo yishimye. Ahangaha rero Mutagatifu Kizito wacu arimo aradukopeza, aratubwira ati nihagira igikorwa ushaka gukora, ababyeyi bakakurwanya cyangwa inshuti cyangwa abantu bakaba turakabije bakaguca intege, ntuzacike intege, ahubwo uzihangane. Kwihangana rero ni umugenzo dukunda kubona ku batagatifu bose. Kwihangana ni umugenzo tutabona ku bantu benshi. Kwihangana binanira abantu benshi, ari nabyo biteza imvururu n'amahane mu miryango. Umuntu bamubuza gukora ikintu cyiza, nawe akagira amahane, agashaka gukora defense, agashaka kwirwanirira, aho abituye Imana ngo ikwereke inzira yoroheje unyuramo, kandi ntawe utonganye nawe, ntawe urwanye nawe, kandi ukomeze ukore cya kintu cyiza, uhanga ingono, ugume kuri cya kintu paka ukigezeho, kandi unagisengere kugira ngo Imana igufashe abakurwanya, ahubwo baba aribo bacika intege, noneho wowe ugende uzamura imbaraga zo kugera kuri cya kintu cyiza wiyemeje, wumva ushaka gukorera Imana. Nuko rero Kizito byamugendekeye, yarihanganye. Uyu munsi cyo twibazaho kwihangana kwacu, tugushyize ku munzani, twasanga kungana iki? Aho ntitwihangana nka 1%, aho bamwe ntitwihangana 0, aho bamwe ntitwihangana igice, simbizi. Dutekereze, twibaze buri wese, ese ngewe nihanganira nte abo tubana bambangamiye, barimo bakora ibintu nkumva ntibishimishije, nkumva biri kuntesha umutwe, ariko kuko ntari Imana sinakagombye guca imanza ngo ibyo bari gukora ni bibi, ko nk'uyu mwana urabona byakoraga si bibi.
ni ibintu byiza cyane. Umubyeyi ahubwo yagombye gushima Imana ati oh my god, nabyaye umwana uririmbira Nyagasani, watwawe n'Imana za kiliziya n'indirimbo za kiliziya, aho kugira ngo umwana wawe ari iwawa cyangwa se yirwa mu mujyi n'ibindi biteye isoni, cyangwa umusinzi batora ku muhanda, cyangwa mu zindi ngeso mbi, ukabona umwana wawe yakwamiye mu kiliziya arimo araririmba acuranga za piano, ahimba indirimbo za kiliziya. Uyu ni umugisha uhebuje. Abantu rero inama twavanamo nk'ababyeyi, natwe tujye tureka gutoteza abana. Mbese simvuga no kubatoteza, mfe mbabarire nkoresheje ijambo ritari ryo sorry. Icyo nshaka kuvuga, ababyeyi tujye dusaba natwe Imana inema z'ubushishozi kugira ngo tutavaho dupfubya impano z'abana Imana yabahaye, z'abana bacu. Tujye dusenga, tubasengere. Umwana nakora ikintu ukabona arakabije, ujye ku mavu umuture Nyagasani, uvuga uti Imana, niba ibyo akora ari byiza, niba ibyo akora ari wowe ubimusaba, ariyo nzira ushaka umutagatifuzamo, mpa kubyihanganira, mpa kubimufashamo uko mbishoboye, kandi nanjye unyobore, kuko ndi umuntu, ndi umunyantege nke, niyo kurwanya ibiguturutseho. Ngiryo isengesho ababyeyi dukwiye kujya tuvuga, kandi abana namwe mukabahori, mukagerageza kuba batagatifu nka Mutagatifu Kizito Mihigo, mukitonda mu gihe umubyeyi agucyashye, ntuzane amahane, ntuzane n'ibyo kwijujuta, ntuzige no kuvuga ngo mama aranyanga cyangwa papa arantoteza. Oya, nta mubyeyi wanga umwana. Ibyo tubabwira byose nubwo twahubuka tukabibabwira nabi mu buryo butari bwiza nk'abantu, namwe bana bacu mujye mutubabarira, muvuge muti babikoranye urukundo. Reka mbababarire kuko babikoranye urukundo, ntibazi icyo bakora, ariko reka mbasabire kugira ngo Imana ibahumure amaso, ibaboneshe icyiza ndi gukora ko gikomoka kuri Nyagasani. Tugire rero la patience, tugire ukwihangana, kandi dukomere ku masezerano twagiriye Uhoraho, ku ntego twiyemeje ko tuzamwuzuriza mu buzima bwacu. Nituzikomeraho nawe azaduha imbaraga zo kuzisohoza. Isomo ry'uyu munsi turarisanga mu Bagalati ba kabiri, ibaruwa yandikiwe Abagalati, umurongo chapitre ni 6, umurongo wa 7 kugera ku wa 10. Haragira hati, ntimuzibeshye, Imana ntireregwa. Icyo umuntu azaba yarabibye nicyo azasarura. Ubiba umubiri azawusaruraho urupfu, naho ubiba roho azayisaruraho ubugingo bw'iteka. Nitwihatire gukora icyiza tutadohoka, tudacogora, bityo niba tudacogoye tuzasarura igihe kigeze. Nuko rero ubwo tukibifitiye umwanya, nitugire neza abantu bose, cyane cyane abo dusangiye ukwemera. N'ayo magambo yo mu isomo ritagatifu uko yandikiwe mu ibaruwa yandikiwe Abagalati. Murumva rero ko n'Imana intumwa, bibiri mu byakozwe n'intumwa nyine, intumwa nazo zidushishikariza kwihatira kuguma ku cyo twiyemeje, ntiduhinge by'umubiri, kuko iby'umubiri tuzasarura urupfu. Nk'uko Kizito yari yahinze ibya roho, kuririmbira Imana, gufasha kiliziya, urabona icyo yasaruye n'ubutagatifu n'ubugingo buhoraho iteka. Kandi uyu mwana ntabwo yari azi ko azapfa vuba, yumva yari umusore. Ubu iki gihe ibi bimubaho, yari afite imyaka nka 20 cyangwa 19, ariko urabona yarashigaje mike cyane ngo yitahire. Igihe gito yarashigaje yakozemo ibikwiriye, nubwo yagize ingorane mu nzira. Ababyeyi bamubaza batari ko wowe nkamuzana niyi, ni icyo umariye uru rugo. Umwana ntabwo yacitse intege, yasabye Imana, aravuga ati Imana mfasha, urandinde kugora mama w'umupfakazi, nakagombye kugira icyo nzanira, ariko noneho nkaba numva ngomba gukora biriya bintu, nkaririmbira misa, nkabyitabira simbisibe. Ariko Imana yumvise amasengesho ye, ikora ku buryo azabona igikombe
none akazabona na ya mafaranga aje ikirundi ryaguye 700 nubwo amafaranga atagwira n'ababyeyi satani ntajya agwira n'uwaguha miliyoni zingahe ntacyo biba bimaze, ariko nibura Imana yamuhuhiyemo iravuga iti mwana dore akantu nanjye guhuhiyemo, genda wereke wa mubyeyi ko mpari, ko ari gukoresha, ko ari gukorera, kandi ko n'ibihembo uzagira byinshi mu ijuru nkabiha n'umuryango wawe wose. Nuko rero urabona ko Kizito, ndetse tutanirengagije ko na nyuma y'urupfu rwe Kizito aracyakomeza gukora. Murabona ko ejo bundi yabonye igihembo cya Human Rights, nanone kigahabwa umuryango. Nta gisimbura umwana w'umuntu, nta gisimbura urukundo rufite umwana wawe. Umubyeyi ari n'inshuti, twese twifuza ko yagomba kugihabwa ari muzima aho kugihabwa tutakimufite. Ariko Nyagasani Imana ni sinye yashaka kuduha yuko Kizito akiri kumwe natwe ku bwa roho, ko agikora, ko aturinze, ko aturengera, kandi ko ntacyo tuzamuburana nubwo tutakimubonesha amaso y'umubiri. Dukomeze rero tugira ukwemera abakristo bavandimwe, dukomeze tugira ukwihangana mu nzira tuzahuramo n'ingorane. Ingorane dushobora kuziterwa n'abo twashakanye, ingorane dushobora kuziterwa n'abana bacu, ingorane dushobora kuziterwa n'inshuti mu rugendo tuzatwiyemeje rwo gukorera Imana kugira ngo natwe tugire umuhigo tuzatahukana igihe tuzatwagiye. Ariko niduhura n'ingorane tuzibuke gushyira ikirenge cyacu aho Kizito Mihigo yagishyize, nta handi ni mu kwihangana, mu kwiyumanganya, mu gusenga no mu kudadohoka ku ntego twiyemeje n'amasezerano twagiranye n'Uhoraho. Murakoze rero abavandimwe, weekend yanjye irarangiye, bunangiye ejo ndazindukira ku kazi. Ndabifuriza mwese icyumweru cyiza n'amahirwe menshi kutuzi abadufite, abatadufite namwe mugire iminsi myiza mu rugo, mwita ku miryango yanyu, kandi musenga muri byose n'ahantu hose, muha Imana yacu umwanya wa mbere. God first. Imana igira umwanya wa mbere mu mibereho yacu, mu byo tuvuga, mu byo dukora no mu byo dutekereza. Murakoze rero, yari Mama Christine ubakunda cyane. Tuzongera mu cyumweru gitaha. Imana mwese ibahe umugisha.